Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, turabasuhuje. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho twabahitiyemo kubaganiriza ku kibazo gikunze kuba bita igicuri. Hari abantu benshi bafite kino kibazo cy'ubuzima, umuntu akibaza ikibitera. Hari abantu benshi uzumva bavuga ngo ni amashitani, abandi ngo ni amarozi. Muri kino kiganiro rero ngewe ndakugezaho impamvu itera kino kibazo cyo kurwara igicuri, aricyo bita mu gifaransa epilepsy. Umuntu urwaye iyo ndwara bakamwita ko ari epileptic. Ukomeze rero wumve kino kiganiro kugera kirangiye, usobanukirwe n'ino ndwara, noneho unamenye uburyo ki umuntu ufite kino kibazo ashobora gufashwa. Ni muri rwa rwego rw'ibiganiro by'uruhererekane bigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubutabazi bw'ibanze bukenerwa mu bibazo byinshi bitandukanye. Umuntu rero ufite igicuri nawe ni umuntu akenshi umuntu yibaza icyo agomba kumufasha, noneho kugira ngo umenye icyo ugomba kumufasha kuko kinamufashe, aho kugira ngo kimutere ibindi bibazo bikomeye. Kuko epilepsy nayo ni indwara ishobora gutera ubwoba umuntu uyifite. Njyewe waguteguye kino kiganiro nk'uko bisanzwe nitwa Celine Uwera, urubuga ni ntayorwa, tukaba tubahaye ikaze. Abantu bageze bwa mbere kuri runo rubuga twabasaba gukora subscribe kugira ngo umuryango wacu ukomeze kwiyongera, kandi binadutera imbaraga zo kubategurira ibindi mu gihe tuzi yuko nyine dufite abantu benshi babitegereje badukurikira. Murakoze niba mwabikoze. Ngusobanurira rero indwara ya epilepsy ariyo bita igicuri mu kinyarwanda, ni indwara iri chronique. Chronique nababwiye ko ari indwara imara igihe, umuntu ashobora kubana nayo igihe kirekire kandi bikagorana kuyivura. Irangwa n'iki? Irangwa nuko umuntu uyirwaye agira amakrize atandukanye. Igihe cya krize ni cya kindi nyine indwara yigaragaza ibimenyetso akabinyuramo, nubwo hari igihe bishobora kumara umwanya mutoya, amasegonda, iminota, cyangwa bikamara igihe kinini bitewe n'abantu. Abantu batandukanye ntabwo bazagaragaza ibimenyetso bimwe, nta nubwo bimara igihe kinini, nta nubwo bahuza impamvu zabiteye. Mu mpamvu rero zishobora gutera ino ndwara, hari impamvu ziri genetike. Iyo bavuze genetike wumvamo ibintu bya gene, wumvamo ibintu heredity. Rero epilepsy nayo ishobora kuvuka kuri buno buryo, ari ababyeyi nyine bayihererekanye n'abana babo. Ishobora kandi kuva kuri environnement, ahantu umuntu atuye. Ishobora kandi no kwigaragaza bitewe n'indwara zitandukanye zishobora kwataka ubwonko. Hari nka tumeur, ni bya bibyimba nyine biza bikibasira ubwonko cyangwa bikibasira uduce tumwe na tumwe nyine tw'umutwe. Hari imiti imwe n'imwe nayo abantu bashobora gufata ugasanga bagize ikibazo cya epilepsy. Ikindi rero ni ibintu bishobora kwangiza ubwonko bw'umuntu, harimo nka drogue, harimo za alcohol, harimo n'amarozi agiye atandukanye cyangwa amaproduit nyine ashobora gukora nk'uburozi. Ibyo byose bishobora gutera umuntu ikibazo cya epilepsy. Iki kibazo nanone gishobora guturuka kuri accident vasculaire. Ni ibyo ngibi twabikozeho ikiganiro. Ni krize abantu bajya bagira bakagwa hasi cyangwa bakagira ikibazo nyine cy'umutima. Hari igihe bisiga rero ibibazo byinshi mu mutwe w'umuntu, birimo no kuzajya agira ikibazo
cy'igicuri. Hari indwara zitandukanye harimo nka meningite ndetse na encephalite. Hari kandi na syndrome zimwe na zimwe ziri genetike, kwa kundi umuntu avukana nyine afite syndrome zitandukanye. Noneho hakaba na tumeur cerebrale, ni bya bibazo nyine biba biturutse ku mutwe. Hakaba na malformation rero congénitale. Malformation congénitale ni kwa kundi umuntu avuka hari ibintu nyine bidahuye n'iby'abandi, basanga hari ikibazo nyine yagize cy'ubuzima. Iyo umuntu rero agiye kugira ikibazo cya epilepsy, crise nyine, crise umuntu aba ari kumwe n'abandi rwose baganira. Umuntu ubundi w'igicuri ntabwo buri gihe ahora muri crise, ashobora gukora ubuzima bwe bwose nk'abandi, ariko igihe cya crise aba ari kumwe n'abandi akora imirimo cyangwa se aganira, ukajya kubona ukabona mu minota mikeya arabuze, yibereye muri monde ye, arakanuye amaso, ukabona ni nk'aho afishije ikintu ubudahumbya, yarangiza rero ukabona nta connaissance afite nyine, yarangiza ikindi kimenyetso gishobora kubwira ko umuntu nyine agiye kugira crise, ujya kubona ukabona arimo guhumbyagurika nyine amaso, noneho rero akaba yagwa, abura nyine, aba kandi akomeye cyane, ukabona imitsi ye yakomeye. Akenshi rero ni uko nguko za crise zitangira. Hari rero phase eshatu umuntu wa epileptique anyuramo. Hari phase tonique, iyi phase nyine ni ya yindi umuntu atakazamo ubwenge, akaba yanagwa, imitsi ye ikikaya, noneho ukabona nyine arakomeye, aragagaye, haba harimo ikintu cyo kugagara. Hakaba phase convulsivante, iyi ngiyi nyine ni hahandi umuntu atangira guta ubwenge, ukabona amaso yagiye, ukabona nta bwenge nyine akifite, ukabona abaye hari ibintu byinshi biri mu kumuzunguza, yarangiza ibice bye byombi ukabona birizunguza n'imbaraga nyinshi, kandi hari igihe atakaza urufuzi, hari igihe amaso ye ubona yagiye inyuma. Ikindi kintu gikunze kuba ni uko ashobora no kwinyarira muri ino phase, kuko nyine ntabwo aba abasha gukontorora imitsi ye, kandi ibyo bintu bikaba bishobora kuba kenshi, akaba yanaruka. Ubwo nyine abantu bagaragaza ibimenyetso bitandukanye, ariko urebye ni ibyo ngibyo bijya biba. Hakaba noneho ibyo ngibyo byarangira rero hakaza ikindi gice bita coma hypotonique, noneho ni hahandi hagaruka calme, umuntu agahumeka cyane, agahumekana n'urusaku ku buryo ubyumva asa n'umuntu uvuye kure, akaba yakwiruma. Muri iki gice rero umuntu ashobora kwiruma ururimi, kandi ya macandwe nyine akigaragaza, kuko aba arimo gusohoka mu kintu nyine cyari cyamubangamiye. Hari impamvu zishobora gutuma umuntu yinjira muri crise ku buryo bworoshye. Crise akenshi zifite ikibitera, ushobora kuzirinda nyine, ushobora kuzirinda, cyangwa se umuntu mubana akaba yakora ku buryo utagira crise cyane. Izo fagiteri zishobora kongera ibihe bya crise ni nka stress na anxiety.
Ibi ngibi bituma nyine umutima utera cyane, noneho wa muntu usanga mu kibazo cya epilepsy akaba yagira crise. Hari ikiganiro twakoze kuri stress na anxiety, turabasaba kugikurikira kugira ngo mwumve ibya stress n'uburyo ki umuntu yahangana nayo. Hari abantu badasinzira cyane, umuntu urwaye w'umu epileptic aba agomba kuruhuka cyane. Iyo adasinziriye rero ngo ubwonko bwongere bufate imbaraga buruhuke, ashobora kugira ikibazo cya crise. Hari les troubles hormonaux nk'abagore. Abagore murabizi bagira imihindagurikire ya hormone, bagiye mu mihango, ubundi bayivuyemo, ubundi bageze mu gihe cy'uburumbuke. Ibyo byose bigenda bizamura ama hormone bikanayagabanya. Ibyo byose rero bihungabanya imiterere y'umuntu n'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, ugasanga agize ikibazo cy'uruhurirane rwa changement ya hormone, ndetse n'ibibazo asanganywe byo mu buzima bwo mu mutwe, ugasanga agize crise nyine muri icyo gihe. Hari za drogue, toxine, amaproduit ashobora kwangiza umuntu, n'ubundi arabujijwe ku bantu bazima, navuga ngo bazima, ariko urumva noneho n'umuntu usanga mu bibazo bya epilepsy, kuko epilepsy ni ubuzima bwo mu mutwe buba buri atake, urumva rero aba agomba kubyitondera. Hari stimulation iturutse ku rumuri. Burya urumuri rufite ukuntu rushobora kwangiza umuntu, cyangwa rukagira efe ku mitekerereze ye. Umuntu cyane cyane mu gitondo niho za crise zikunda kwigaragaza. Umuntu arabyutse ku buryo wenda bwihuse, ahise akubitana, yari amaze amasaha 10 cyangwa se 8 mu buriri, arabyutse, urumuri rwa mu gitondo rw'izuba ruhise rumukubita. Hari igihe ibyo ngibyo usanga bimubereye impamvu yo kugira crise. Hari hypoglycemie, abantu bafite epilepsy bakanagira na hypoglycemie, hari igihe byose bihurirana akagira crise. Hari toxique nazivuze. Hari na photosensibilité, ni bya bindi nyine by'urumuri rushobora gutuma umuntu agira ikibazo cya epilepsy, crise nyine. Umuntu rero uno muntu yamufasha ate? Muri bino biganiro kenshi nkugezaho indwara, uburyo ifata, icyitera, ariko ubu noneho naguteguriye uburyo ibintu ugomba kwitwararika ku muntu urwaye epilepsy. Iyo umuntu rero asanga mu kibazo cya epilepsy, biba bizwi, akenshi uba usanga afata imiti muganga yamwandikiye. Ni ngombwa yuko iyi miti uyikurikiza, ikanyobwa ku gihe, ku rugero rwemerewe. Ikindi nanone, ni uko umuntu yagira nk'ikayi abyandikamo igihe cyose habaye crise. Abantu babana bakaba babyandika, bakandika igihe crise yatangiye n'igihe crise yarangiriye, ku itariki iyi n'iyi, ku isaha iyi n'iyi. Ibyo ngibyo bituma igihe mwagiye kwa muganga, muganga avuga ati se bimeze gute, se umuntu wanyu muri ino minsi amakirize ameze ate, noneho mukaba mwamuha amakuru ya nyayo, aho kugira ngo umubeshye, noneho muganga akaba yatanga n'umuti wenda bitajyanye, kubera ko wagiye guhimba kandi ushobora kuba wabyandika. Ushobora kubyandika rero, ukandika itariki, isaha, umunota byatangiriye n'igihe byarangiriye, nuko wowe wabibonye, niba byari bifite ubukana, crise yari ifite ubukana bukomeye cyane cyangwa yari yoroheje. Ibyo ngibyo bituma nyine na muganga afata icyemezo
akurikije n'uko umuntu ameze. Ikindi ni uko ugomba kumenya yuko mu gihe umuntu afite crise ya epilepsy ugomba kumuporoteja. Muri bino biganiro by'ubutabazi, ubutabazi bwose burya busaba yuko umuntu hari icya mbere cyo gukumira icyo kintu cyangwa ikiza cyangwa ikibazo cyangwa impanuka mbere y'uko kiba, ariko noneho harimo no guporoteja aho hantu, ukahakura ibintu byose bishobora gutuma ikibazo cyiyongera cyangwa ingaruka zacyo ziba nyinshi. Warangiza noneho ugakorera umuntu ubutabazi bw'ibanze bidakuyeho yuko unamutabariza ku nzego zibishinzwe, ku bantu bafitiye ubushobozi, iyo ari ibintu koko wowe udakemuye ako kanya. Uno muntu rero uba ugomba kuhaporoteja, biterwa n'aho umuntu ashobora kugwa, kuko ni ibintu bifata umuntu ako kanya, ntabwo abona umwanya w'ubwe kwishyira ahantu hari amahoro. Tuvuge yari atetse, umuntu urwaye epilepsy kuko akomeza ubuzima bwe busanzwe, ntabwo burya aba arwaye, ntabwo burya aba aryamye. Ashobora guteka, ashobora kuba yagiye gutembera akajya mu mazi agakora pisine nk'abandi, ashobora kwiga, mbega akora ubuzima bwe nk'ubwo abandi bakora, ariko crise iramutungura nyine akagwa muri crise. Rero ikintu cy'ingenzi kiba kigomba kuba ni uko ugomba guporoteja ahantu ari, ukahakura ibintu byose bishobora kumwangiza cyangwa gutuma crise ye imusigira ibindi bikomere. Ni iki? Tuvuge nk'urugero, ahantu hari amabuye atemana, urumva ubundi biba bibujijwe kumukoraho, uba ugomba kumureka iyo crise ye akayinyuramo ikarangira, kuko aba afite imbaraga nyinshi. We nujya kurwana nawe kugira ngo ntabuje, ibyo ngibyo nta kintu bimufasha, ahubwo wamukomeretsa ku bundi buryo. Biba biri ngombwa rero uporoteje ahantu ari, nawe ubwo umuporoteje, ariko umureke anyure muri crise ye igihe cyateganyijwe nyine n'umutwe we kirangire, ahubwo wowe umuporoteje. Wenda tuvuge ushobora kumushyiraho ishuka, ushobora kumushyiraho ikiringiti nyine niba bishobotse, akizunguriza nyine aho ngaho ku buryo igihe gishira. Ni ukuvuga wirinda kuza guhangana n'izo mbaraga ze, wirinda nanone gushyira ikintu mu munwa we. Kera ibintu byajyaga bikorwa, abantu wenda umuntu bakareba umuntu warwaye igicuri bakamushyiramo eswime ngo kugira ngo atiruma, ariko ibyo nabyo basanze burya ubuvuzi buriyameriyora cyangwa burevuriwa. Mumbabarire gukoresha indimi z'igifaransa. Ni naho rero basanze ibyo ngibyo bidafasha umuntu, ahubwo bemeza yuko ari ngombwa kumureka, ntibagire ikintu bashyira mu munwa we, cyangwa ngo bashyiremo agati ngo kugira ngo atiruma ngo iki n'iki. No, nta kintu uba ugomba gushyira mu munwa we, kuko ibyo byose bishobora kumutera ibindi bibazo. Ikindi nanone, wirinda kumuha ikintu cyo kunywa cyangwa cyo kurya muri icyo gihe. Hari igihe ushobora kuvuga uti no, tereka muhe utuzi. No, uramwihorera wowe gusa ukamuba hafi ukareba, ukirinda kandi ko hari ikintu kindi kimwangiza muri icyo gihe. Niba hari ibindi bintu biri dangereux ukabikura mu nzira, ni amazi ashyushye se, ni ibishirira, ubundi bishobotse ntabwo wagira aho umukura, ariko iyo bibaye ngombwa, urumva tuvuge ari ahantu nyine hashobora kumubera ikibazo, wowe uramwimura ukamushyira ahantu hameze neza.
wirinda rero kumuha ikintu mu kanwa kuko ashobora kubura imihumekere ye cyangwa akamira ururimi rwe cyangwa akanaruruma. Iyo ushobora guhamagara kandi ubutabazi bw'ibanze, nimero yashyizweho y'ubuganga, keretse nyine iyo muganga yakubwiye ati nibijya bigenza gute si ngombwa kuza kwa muganga ujye umuha ino miti. Noneho wirinda kumuvana nyine ahantu yari ari, ibyo twabivuze, cyangwa ngo ubangamire izo muvoma ze. Kandi ushobora kumushyira muri position de sécurité latérale. Iyi ngiyi ni position ituma umuntu aryamira urubavu, noneho ituma rero umwuka oxygene ijya mu mubiri ahantu hose kandi n'amaraso agatembera neza. Hari ibintu rero byo kwirinda, nongere mbisubiremo nubwo nari nabivuze, ariko ugomba kubahiriza imiti muganga yakwandikiye, ukirinda stress kugira ngo amakrize ntajya aba buri kanya, ukirinda alcohol, ukirinda itabi, ukirinda kafe kuko nayo burya ni excitant, ituma nyine umuntu adashobora kudasinzira neza, tuvuge nk'urugero. Kandi kudasinzira neza biri mu bintu bitera krize, ndetse na teyi burya za mukaruru zikomeye cyane usanga zishobora gutuma umuntu adasinzira cyane, nazo zigira navuga ubukana. Hakaba rero na droge kandi umuntu akaryama bihagije. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo naguteguriye uyu munsi. Umuntu wa epilepsy, umuntu ufite epilepsy ni umuntu nk'abandi, ni umuntu ukeneye ubufasha bw'abandi bantu, kandi nta madayimoni, nta mashitani yamuteye, ahubwo nyine ni za mpamvu zitandukanye ashobora kuba yaranyuzemo. Hari n'igihe nta n'indi mpamvu igaragara yabiteye, ariko nyine ukajya ukabona biraje ako kanya. Ni ibintu bidategurwa, ni ibintu bishobora kumara akanya cyangwa bikamara umwanya munini. Naho rero ubutabazi bw'ibanze ni ubwo ngubwo ugomba kumukorera nk'uko nabikubwiye. Bishobora kuba ku mwana mutoya, bishobora kuba ku muntu mukuru, abantu bose bishobora kubageraho. Ushobora no kuvuka mu gihe cy'ubwana, ubugimbi, ntabyo wagize, ariko kubera ubuzima bugenda buhinduka ugasanga umuntu arabigize, cyane cyane nk'abantu bagize accident vasculaire cyangwa se izindi ndwara zishobora kubangamira ubuzima bwo mu mutwe. Kuri ino minsi rero, inkuru nziza numva nakugezaho ni uko hari imiti, hari tretoma. Umuntu urwaye kino kibazo cya epilepsy, hari imiti agenerwa ikamufasha nyine guhangana na bino bibazo, ndetse ino ndwara irakira. Ubuvuzi aho bugeze ku iki gihe, hari abantu bakira, gusa abaganga nyine babigira uruhare rwo gufasha umuntu gusohoka muri kino kibazo, kandi no kureka ya miti, kuko burya iriya miti umubiri uba waramenyereye kubana n'iyo miti igihe kirekire. Ntabwo rero ari imiti uhagarika gutya ngo nta krize nkigira ngo ndayihagaritse. Ya muganga aragufasha akakubwira uburyo uzabigenza, wenda bakagenda bakugabanyiriza doze gakeya, noneho ugasanga ikibazo kirahagaritse burundu. Murakoze rero mwe mwadukurikiye kugeza ikiganiro kirangiye. Ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe mudutera inkunga zo gutegura ibindi biganiro. Hari ikibazo, igitekerezo cyangwa izindi nyunganizi mwifuza, mwazitugeza kuri iyo email mba nabahaye, cyangwa se mugashyira muri comment. Turabisoma ku buryo buhoraho, ku buryo budatinze twabasubiza. Ngewe wagutegura kino kiganiro nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa.